Twikomereze Marsha baza batuma inkumi batuma abanyamakuru inkumi zirabamara inkumi narwanye intambara y'inyeshyamba yo maze kugafata ndabizi intsinzi se natwaye benshi muri iki gihugu intsinzi yanyira bamara n'umucunga nabi inkumi baziboherezemo niki izo mwita ko ari nk'abayene wanyu niki zibanze baziha amadolari ziryohe zibarangize urumva hagati y'u Burundi na M23 ariko nyuma ejo amakuru yangezeho ku Burundi ko ibintu bimeze neza M23 hari matekwa zabo yabashyikirije yafatiye mu rugamba aha muri Kongo Bujumbura cyangwa Gitega ishatse yaje warore nk'iya Uganda Gisoro Kitagoma kiniki nta kipfa n'izinyeshyamba Uganda Kasindi Mahage nayo hose nta kipfa na guverinoma iyo turufu itwaye Bujumbura kuvuga ngo bararwanya imyaka 3 ishize ibyo ntacyo bivuze Sandrine ntacyo bivuze ko abantu bararwaniye mushaki na Gicanga abarundi bagomba gupima ikirere bakavuga ati reka dukore gutya eventually M23 izumvikana na leta kandi mu kumvikana na leta ntago M23 izava hariya kihorera ukiboneye kose hari igihe barashyize n'izo sizifaya M23 ushaka kumara imyaka 5 6 n'icumi none hashobora no kuba federal state mu buryo M23 ushaka kurwanira no kuba ikivuzi igomba kugira ubwigenge bucagase birashoboka urumva mu buryo mwe cyangwa ubundi 80% 60% ni autorité ya M23 muzamuca mukorana none se tabien que mari muzacuruzanya muzasangira umupaka muzagira gute ifunga mutwe ritareba kure mu myaka 20-15 ni ryahe ikindi nakubwiye ariko nabanjije no shaka gushimangira yego M23 izavamo un certain régime ubutegetsi runaka tutazi ngo buzakorera buzayobora buzagira gute ariko ntago M23 turebe uyu munsi izasibangana ngo yizibye nkabuje nibikunda nicyo mvuga kidashoboka none se urafunga umutungo bizagende kutuka amaherezo muzaturana ariko icyo nasozerezaho ni no gusevinga ubutegetsi bwa CNDD kubana neza na M23 seriously kugira ngo CNDD komere bisaba kubana neza n'u Rwanda ikabana neza na ziranye shyamba Tanzania zataye urunyana ntago bumvikana bamaze gufunga Bunyoni barashwana na Chama cha Mapinduzi ntibumvikana buriya Bunyoni rero umuntu wasisiye mu cyane banacuzanya petroli ubona petroli yabuze na essence yabuze mu Burundi nuko Tanzania yakuyemo akaboko kubera ko gufunga umutwe bagafunga Bunyoni urumva ingabo z'u Burundi bazereka bazisigira bakora handover nka kuri ya M23 yageze gushyira ingabo za Kenya Kibumba baragenda barayigambanira numbe barakubitwa ngungu barakubitwa urumva yego barakubitwa kavumo bakubitwa Minova birukanka bayabangira ingata bageze Kamanyora babakurikiza amasasu urumva yego ni hehe ingabo z'u Burundi uretse kugambanira ya position ya M23 agishwa ikaraswa ikindi bagezeho ni ikihe bavuga ko bari barwana militarere muri ino ntambara izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Twikomereze Marsha baza batuma inkumi batuma abanyamakuru inkumi zirabamara inkumi narwanye intambara y'inyeshyamba yo maze kugafata ndabizi intsinzi se natwaye benshi muri iki gihugu intsinzi yanyira bamara n'umucunga nabi inkumi baziboherezemo niki izo mwita ko ari nk'abayene wanyu niki zibanze baziha amadolari ziryohe zibarangize urumva warumva nimyoza kuri kamera ugiye kumbaza iki Nende kubaza mu minsi yashize tuganira wambwiye ikintu hagati y'u Burundi na M23 ariko nyuma ejo amakuru yangezeho ku Burundi ko ibintu bimeze neza M23 hari matekwa
zabo yabashyikirije yafatiye mu rugamba aha muri Kongo. mu kandi nibyo nabazaga umuntu wabyumva ntese ko batabivuze ati ahubwo hari umuntu nabivuze ati atese ayo makuru mwayamenye mute ati kandi rwose cini ati nawe biramutungura uburyo ki abanyamakuru bagenda bamenya amakuru nk'ayo ngayo. Nkibaza gutanga izi mateko ntibishobora kuba hari ibiganiro mu bwiru M23 yaba ifitanye na leta y'u Burundi. Giye mbona hari intumwa zimeze mu Rwanda z'abarundi umwe muri Sena wabo yaraje kandi buryo uzahakana ko u Rwanda rudafasha M23 ariko ntabwo uzahakana ko u Rwanda wenda ntaho ruhurira mu mivuganire na M23 kuko bihakana bizakugora ibyo ngibyo. Ni ikintu rwose wenda icyo wabura ni fact ariko umuntu apima ikirere akabona birashoboka. Ibyo ni bisanzwe ku isi ko ushobora gukenera umuntu ugakebuca ku wundi. Rero izi ntumwa ntabwo ziza gusa ngo ubone foto album ngo baje mu nteko baje kugira gute babifite ibintu byihishe inyuma. Kandi nyeshyamba zigeze kujya ibujumbura inshuro nyinshi Bertrand Bisimwa arahazi nare rushatsira muzi ntabwo uzi neza dossier uko aho baga bazipfundikira bwa mbere bwa kabiri bakazipfundikira naho bazipfundurira ubu ngubu. Ngewe mbabarire kubivuga gutya ariko niko mbibona iki kintu gituma Uvira idafatwa byanze bikunze uko mbitekereza niba amakuru atangiye kugera hanze. Uvira hari gihe izaba element de négociation hagati y'izinyeshyamba n'abarundi, donc ikaba ikintu cyo kuganirwaho kurusha kurwanirwamo. Kandi igihe nemera ko aricyo cyakemura ikibazo, nicyo kintu kizima cyakemura ikibazo. Si ubwa mbere nkubwiye ko Bujumbura cyangwa Gitega ishatse yajuwa role nk'iya Uganda Gisoro Kitagoma kiniki nta kipfa n'izinyeshyamba. Uganda Kasindi Mahage nayo hose nta kipfa na guverinoma. Iyo turufu itwaye iki Bujumbura kuvuga ngo bararwanya imyaka 3 ishize, ibyo ntacyo bivuze Sandrine, ntacyo bivuze ko abantu bararwaniye Mushaki na Gicanga barabikemura. Kandi nicyo kintu cya saving ubutegetsi bw'u Burundi uko nimukomeza gufunga umutwe M23 izaburasa ibukureho buhanagurike CNDD hagiye ikindi cyama. Narakubwiye ngo M23 AFC izavamo regime, izavamo ubutegetsi muri aka karere kandi buzaba ubutegetsi bukomeye. Kandi ubwo butegetsi ntibuzahumeka butivuniye Burundi byo bita kwivuna umwansi as long as nta kintu bazahindura. Nicyo nkubwira nyine, urumva nicyo nkubwira. Yego niba byabaye cyangwa bizaba ubwo wenda n'abandi bandi Colonel Gakufi yavugaga ko babakonsoma cyane. Yego ubwo n'abandi bibunaga nawe baba barabatanze. Hari ibiba tutazanamenya vuba wenda bizaba declassifié mu kindi gihe kizaza. Bon ibyo reka tuvuge ngo byabayeho nibyo byafasha Burundi na M23. Erega na za Ruvungi hano hepfo erega usuvuga ko nta mupaka Burundi buhana na M23. Umupaka urahari. Yego za Kamanyora kumanuka ntabwo rwose M23 igera ku butaka bw'u Burundi. Urumva? Yego. So ubwo rero biramutse bibaye ntacyo byaba byishe kuko na Russia na Ukraine n'ubiherekanye imbohe kandi bikirasana za misile bagifata izindi wabireba muri iyo instance. Ara deuxième instance wanabibona yuko bashobora kugira nibyo bigeze kuganira kera Bisimwa ajyayo bakaba bakivuga batari ko ubundi wa mugani ibyo mwatubwiraga mutangiye kujya Doha mutangiye kujya hehe twebwe ntitwarigeze kamba kubyo dupfa. Yego none se nkubaze Sandrine nguho umwitozo niba leta ya Kinshasa nyiri ari Berijana majeur wa M23 urumva? Yego leta ya Kinshasa ikimara kwicara Doha wowe nk'Uburundi wumva utavugana gute n'abantu leta yawe yicara nabo Doha? Ni nk'iyo Abarundi biga bafunga umupaka bafunza umupaka w'u Rwanda ngo na kiniki bakajya banazamo elema zo muri Kongo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukimara kubona Tshisekedi na Perezida Kagame Doha nka Perezida Ndayishimiye niki kikubuza guhura na Perezida Kagame ibutare cyangwa ingozi ngo muganire ku mubano w'ibihugu byombi? So Uburundi se ni igihugu cyasigaye gifunza umutwe muri aka karere. Uburundi buhagaze kuki? Bwabona n'abantu b'ingagari bava kwizima ugasigara ngo Uburundi ufurayinga gusa nka papiyo nka kanyugunyugu. Abarundi bagomba gupima ikirere bakavuga ati reka dukore gutya. Eventually M23 izumvikana na leta. Kandi mu kumvikana na leta ntabwo M23 izava hariya kihorera ukiboneye kose. Hari igihe barashyize n'izo ceasefire M23 ushaka kuba ari imyaka 5 6 n'icumi. None hashobora no kuba federal state mu buryo M23 ushaka kurwanira no kuba ikivuzi igomba kugira ubwigenge bucagase birashoboka. Urumva mu buryo mwe cyangwa ubundi 80% 60%
ni autorité ya M23 muzamukorana none se bien que mari muzacuruzanya muzasangira umupaka muzagira gute ifunga mutwe ritareba kure mu myaka 20-15 ni ryahe ikindi nakubwiye ariko nabanjije no shaka gushimangira yego M23 izavamo un certain régime ubutegetsi runaka tutazi ngo buzakorera he buzayobora buzagira gute ariko ntabwo M23 turebe uyu munsi izasibangana ngo yizibye nkabuje n'ibikunda nicyo mvuga kidashoboka none se urafunga umutungo bizagenda kutuka amaherezo muzaturana iyi M23 uyu munsi izavamo ubutegetsi sinzi ngo nubwa Kinshasa sinzi ngo umuntu arakivuza igenga impamvu mbivuga nta nubwo ari ubuhanuzi oya ni ibintu byoroshye cyane n'ubwo birabufite ndetse nahanura ikintu kiriho none se ntabwo hari umupaka n'u Rwanda si iterakashe Rusizi naho hose Uganda ntiyafunguye imiryango u Burundi iki gihugu kiri simple kibonamo ikize imbere y'ibihugu byo byemeye gukora byemeye simvuga gukorana byemeye guturana n'izi nyeshyamba niba ko Rusizi utera kashi hakujya muri passport hano kemerwa niba Uganda yarabikoze muri aka karere bundi bugira ubuhe mwihariko bufite izihe mbaraga bufite ikihe gihagararo cyatuma ibindi bihugu bivandimwe bikora bo ntibabukore reka tubitware muri ubu buryo niba bushaka kubana na M23 nkuko n'ibindi bihugu bibana nayo hari uzabuvuma ahubwo bwarakererewe bwaratinze niba bikore gutyo rero babaha imbohe zabo niba nta za M23 bafite ngo ibe yibagiye ko bazigurana nkuko igihora byibagirwa n'ubundi ariko normal bagomye no gukora ako kantu bakakavunjamo ikindi kintu bakavuga muva hangaha namwe yego turabaha abantu banje kumuva hano tubashaka ino position tuyishaka sibyo yego mugume muri iriya mujye mwishyuza amadolari mwishyuza Kisekedi mutaza guhomba ariko ntitubashaka minembwe ntituzongera kubabona minembwe abo tuzafata tuzabahitana bose nta n'umuntu muzongera kubona ntago bapfa kuba babatanga gutyo by with no condition bambe nta condition babahaye yego buriya babazihanye ariko icyo urumva nabitwaye muri cadre nyinshi bashaka babihana bagihanganye nka Ukraine na Russia bashaka babihana barimo basubiza ubwenge kugiye impande zombi nk'abantu babona ko bazaturana ariko icyo nasozerezaho ni no gusevinga ubutegetsi bwa CNDD kubana neza na M23 seriously kugira ngo CNDD ikomere bisaba kubana neza n'u Rwanda ikabana neza na ziranye shyamba Tanzania zataye urunyana ntago bumvikana bamaze gufunga Bunyoni barashwana na Chama cha Mapinduzi ntibumvikana buriya Bunyoni rero umuntu wasisiye cyane banacuzanya petroli ubona petroli yabuze na essence yabuze mu Burundi nuko Tanzania yakuyemo akaboko kubera ko gufunga umutwe bagafunga Bunyoni urumva mbere ngo bagenaga gufata essence Dar es Salaam bakayicuruza bakajya babasubiza amafaranga ku gicuruzo bamaze gucuruza urumva Sandra batemara guhindura systeme batino no muza kwishyura mujye muza kuranguramo yazanye icyo cyuho cyagomba kuba byanze bikunze yego uzi umuntu gutiza igishoro ngo ugere ucuruze ungarure igishoro akakubwira ngo wifunge umumarishari nka Bunyoni ukamufunga kubera ibintu biraho ngo utamufunze se yagutwara iki buriya wirukanye umuntu umukoloneli cyangwa umujenerali wicaye iwe umukamuha n'abarinzi yewe uwo muntu yagukoraho cy'uri umuperezida ariko mufunge babone ko ndi gitangaza ngire gute ibintu nk'ibyo ainsi de suite so umuti bari gutakaza Tanzania na influence yayo na Kikwete yari umuntu wabunyoni cyane urumva mukamara gutakaza DRC kuri regime ya M23 mugafunga n'ingufuri zigara imipaka y'u Rwanda ubwo se muramusigaye he nuko sevinga ubutegetsi bwabo kuko ubwo butegetsi ntabwo bwa budacirwa kari urutega n'iyo Tanzania mutacyumvikana nibucirwa kari urutega n'u Rwanda mufunga imipaka n'ingufuri zigare mukanduranya no kuri M23 mwiringiye Kisekedi kaba mugere mwambura ahantu ukigiye mu etufe nk'abahiriye mu nzu bigasa nkaho uyu munsi President Ndayishimiye ashobora kuba asa naho atangiye gushyira agapira hasi kuko icyo ntekereza cyo Marsha ni nabyo navugaga ntago M23 yapfa gutanga amateko zigera hafi 20 nkuko bivugwa sibyo gutyo gusa ntago washyira agapira hasi utagafite nta mupira afite oya uwo gucisha make nibyo navugaga ubwo na menshi nta yafite umuntu acisha make afite menshi amenshi afite na yahuriye Marisha nawe uri igitangaza no ntago ari ugutangaza Ndayishimiye yagiye mu ntambara ya Kongo Ndayishimiye aza mu by'u Rwanda urumva nta kibazo abantu bajya bavuga ngo hari ukuntu ngo tugira ngo right of expression yo kuvuga ngo tukagira ibyo tuziga abantu byo tutavuga
nta kibazo ariko uyu munsi twirekure urumva nyereka intsinzi Ndayishimiye yagize hagati yo gushaka gusabota u Rwanda no gusabota ziriya nyeshyamba nta kibazo umpe nimwe kabisa umbwira uti wenda Ndayishimiye yafuze indagara mu Rwanda zirabura turi ku Rwanda urumva umbwira ngo Ndayishimiye yavuze ko azarasa u Rwanda ahereye mu Kirundo ngwenda ngo u Rwanda rwapapye sibyo umbwira ngo yashyize FDLR n'interahamwe mu kibira zigira icyo zikora Rwanda turi u Rwanda ntirutse kunyuramo ntiginyuramo dufite publicité kuri televiziyo yamamaza abantu bajya gusura Nyungwe urumva none se vuga ko mu kibira nta bibazo birimo Ndayishimiye yashyiramo byose inkuba zirabikubita zikabishwanyaguza urumva ibaze kushwanyaguzwa n'inkuba n'imirabyo n'iki byose Ndayishimiye abagiye ashize ingabo za Gicanga barazirasa zirukangira muri monasteri Mushaki zirirukanka Mushaki zahawe na M23 iyo foto abantu barayizi y'abasirikare bari Mushaki bari M23 barimo deployinga ingabo z'u Burundi bazereka bazisigira bakora handover nka kuri ya M23 yageze gushiza ingabo za Kenya Kibumba baragenda barayigambanira numbi barakubitwa ngungu barakubitwa urumva barakubitwa Kavumu bakubitwa Minova birukanka bayabangira ingata bageze Kamanyora babakurikiza amasasu urumva ni hehe ingabo z'u Burundi uretse kugambanira ya position ya M23 agishwa ikaraswa ikindi bagezeho ni ikihe bavuga ko bari barwana militarere muri ino ntambara n'amafaranga bakwiye kuri Tshisekedi amadolari bamukuraho nta muhanda bari bubaka muzima nta airport nzima bari bubaka nta kintu kizimetse kugwiza ibifu byabo nibagaragaze ubundi abakongomani bagira inyuro kera tukiri mu ntambara ziriya zo muri Kongo abakongomani bajya twiyemeraho buriya twarwanaga muri Kongo ari nabwo n'amakaritsiye mashya arimo kubakwa mu Rwanda nka Nyarutarama cyane ngo nuko ngo mujwe Nyarutarama ngo kubera ngo ibuye ryacu ngo n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo ukababwira se sha ko ngo twuje Nyarutarama kubera amabuye yanyu namwe nimubaka izindi wanyu no muzikube gatanu wa mugani wa Kofi Olomide wavuze ati niba ibihugu bibiba 20% 80% zisigaye hanga ikora iki hanyuma rero i Burundi reka ducange kate tuzabaza abantu i Burundi intambara y'u Burundi yazamuye ikiho economy ku ntuze yo muri Kongo nako ku Burundi kubyo uvuga uti bwarevurutse bwagiyeho nta essence ubu yarabonetse bwagiyeho nta sukari ubu sikire yarabonetse bwagiyeho patata ubu byarabonetse bure wavuga yuko intambara yo muri Kongo yazamuye cy'u Burundi ndetse kugwamo abasirikare bagasiga basaba uwo bimye basaba amatekwa M23 asofa sintekereza ko yabahereza abantu nta diru bariho cyokora ubwo rero hari ibintu azaviwe M23 ifite na bienveillance ikavuga iti sha mutwara abantu banyu tampi pour moi ntacyo byabintwaye giyeho ubundi se kubika imbohe zo gukonsoma bimaze iki izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.